tubaze no uriya mucuranzi wa piano ya mbere, uriya Patrick na Tracy, Ben na Chance, Papi Creva na Dorcas na James and Daniela. Preference yawe mu mwakorana korabo muri izo couple uwa mbere n'uwuhe? Inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV, turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni kwa kundi mumenyereye ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye, tukabasurira abaririmbyi, amakorali, worship team, ndetse n'insengero zitandukanye nyine dore ko dukora ibya Gikristo nk'uko ubuhamagara Imana yaduhaye uri. Ndi kumwe rero n'urubyiruko hano n'abamama bazi kuririmba cyane, bahamagariwe gukorera Imana, barangije barayitaba, birundurira mu murimo wo kuyiririmbira nk'uko muri buze kubire kino kiganiro. Reka basabe barambura ibiganza ubundi basuhuza abantu bari kuyoboka Imana. Dore ngo nimukomere cyane ngo muzagira umwaka mushya muhire, wimenyesha ya Rema izababeho. Iyi ni worship team rero tugiye kuganira, ariko mbere yuko tuganira no kubanza bakaturirimbira nicyo kintu cyihutirwa, ubundi nkaza ninjira mu kiganiro bamaze kuturirimbira indirimbo imwe baduteguriye, ubundi tukaza dutangira. Turi mu itorero rya The Love of Jesus Christ Church, ni urukundo rwa Yesu, riherereye hano Godiyare hafi y'icyapa cyaho, ugahita umanuka gato cyane uhita ubona urusengero ruhari. Nibo rero tugiye kuganira, bayobowe n'umushumba mukuru witwa Bishop Ngoga Jean. Reka tumusuze cyane n'umuryango we ndetse n'abandi bantu, tunamushimire cyane iyerekwa ryiza yagize ryo gutangiza iri torero. Dutangira dushimana dukoma amashyi ku bw'iyerekwa ry'umushumba w'iri torero. Noneho rero dirija ndatinze mbere yo kubaza ikindi cyose, banza ukora akazi kawe muturirimbira indirimbo imwe ubundi twanzike n'ikiganiro.
Muyobozi muraho neza Yesu ashimwe. Amakuru tuguhaye ikaze kuyobokamana TV kandi twishimiye kuganira namwe. Uratangira nawe kwibwira abantu badukurikiye unatubwira worship team yitwa ngwiki mbese ugiye gukora presentation. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Ingabire Janine mama Hebwa. Ndi umumama ndubatse mfite umugabo umwe n'abana batatu. Mutoya Imana iherutse kumuha ejo bundi. Presentation ya Heaven Praise Team ni worship team ikaba na praise team.
twatangiye ari hema rikwaya, nyuma hagenda haba impinduka bitewe n'ibihe twagiye tunyuramo, biza kuba hema ni praise team. Hanyuma hashize umwaka umwe utaruzura duhinduye izina, Imana iduhinduriye izina, twiswe hema ni praise team, tuvuye kuri hema rikwaya. Tubarizwa mu itorero urukundo rwa Yesu Kristo, cyangwa mu Cyongereza the love of Jesus Christ Church. Ngira ngo mwabyumvishe ni hema ni praise team. Wow. Turi kumwe rero n'aba bantu tugiye kuganira, igizwe n'abantu bangahe, yatangiye ryari nubwo wabivuzeho uvuga ko yatangiye ari korali ariko nyuma iza kuba team cyangwa worship team, mwatangiye ryari? Tukiri hema ni kwaya twatangiye, ubundi izina hema ni kwaya twarihawe guhera 2008 yari kwaya, dukora nka kwaya nyine nka korali, dukora kugeza muri cya gihe cya covid 2020, aribwo amatorero menshi nyine yagiye afunga, abantu bagenda bajya mu bihe bitandukanye, twongera gufungura nyine dukora umurimo w'Imana, ariko tukiri kwaya n'ubundi tukiri korali. Turakora kugeza 2023, dusanga ntabwo tukirimo gukora nka korali, duhitamo guhindura imikorere, ntitwaba tugikora nka korali, ahubwo dusanga dukora nka worship team, tukanakora nka praise team. Nibwo rero twahisemo ko twakwitwa hema ni praise team. Guhera umwaka ushize rero nko mu kwa gatatu, mu kwa mbere gutyo, hagati yo mu kwa mbere no mu kwa gatatu, twahisemo ko twakwitwa hema ni praise team, tubishyigikiwemo n'abayobozi b'itorero badufasha kutureberera ibintu byose. Usanga dukwiye kwitwa hema ni praise team, dukora nka praise team na worship team. Igizwe n'abantu bangahe, bari mu byiciro bimeze gute, urubyiruko? Tugizwe n'abantu benshi, bamwe bari mu bihugu byo hanze, abandi barimo hano ariko baba bafite akazi katabemerera kuboneka cyane. Tugizwe muri rusange n'abaririmbyi, hema ni praise team igizwe n'abaririmbyi bagera kuri 40 na 42, hagati ya 42 na 46. Nubwo mutabashije kubabona hano hose, ariko murabahagarariye. Abandi bari ku mashuri, abandi bari ku kazi. Harimo abapapa, harimo abamama, harimo urubyiruko, bose n'abaririmbyi ba hema ni praise team. Ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane. Nsubiza dirija iyo mikoro. Dirija, umeze neza? Ndashimana. Abantu bawe se ko bazi kuririmba babikura he, cyangwa ubatoza tubishoboza iki? Ariko uratangira kubwira abantu badukurikiye. Nitwa Kwizera David, ni njyewe dirija cyangwa se ushinzwe imiririmbire muri hema ni praise. Ndi umusore. Yego. Ufite iyerekwa rikangutse. Yarizamutse. Mu by'ukuri sinzi niba turaza kwemeranywa kubera ko ikibazo mbajije cy'uko tuzi kuririmba. Ubundi umuririmbyi nyawe ntabwo yumva ko yamenye kuririmba. Ni ukuvuga ngo ushobora kuza ubu ngubu ukumva tumeze neza, wazaza ubutaha ukumva twarenze handi wadusanze, wazaza ubutaha ukumva n'ibindi bindi. Ni ukuvuga ngo umuririmbyi ahora yiga, nta gihe na kimwe tugira cyo kuvuga ngo umuririmbyi wese iyo yumvishije ko yasoje kwiga yamenye kuririmba, umwuga yapfuye. Niyo ntambwe yiwe ya mbere yo gusubira inyuma. Iyo yumvise ko yabaye umuhanga cyane, ngira ngo n'abantu bashaka amafaranga niko bakora. Uba umuntu ufite za miliyoni nta
ntabwo yicara kuko ngo afite miliyoni kuri konti akicara kuvuga ngo afite amafaranga menshi oya, ahora ashaka n'ibindi kugira ngo akomeze agenda azamuka. Umuririmbyi nawe nuko rero biba bimeze, kubera ko haravuka impano nshyashya, haraza imiririmbire mishyashya uko bwije uko bukeye, niyo mpamvu habaho guhora twiga buri munsi. Yego, kugira ngo ni ibintu byumvikana cyane. Ubundi se Trisha, kuri wowe iyo wavuze ngo kuramya no guhimbaza Imana, ubundi wumva iki? Kuririmba, gukora iki? Nyine kuramya no guhimbaza Imana kuri wowe ni iki? Kuramya Imana ndetse no guhimbaza Imana ntabwo ari ukuririmba, ahubwo kuririmba ni igikoresho twahawe kugira ngo bise nk'aho bitwoherereza cyangwa se byoroshye kudukonekita n'Imana. Naho ubundi kuramya Imana ni ubuzima bw'umuntu wese w'umukristo. Kuramya Imana tugarutse ahangaha muri church cyangwa se ahantu hose hateraniye abantu bari kuramya Imana, igisobanuro cyiza cyo kuramya Imana ni ukuvuga kwera kw'Imana, ni ukuvuga ni ugutaka izina ry'Imana, amazina yayo, ukavuga kwera kwayo. Hanyuma guhimbaza bikavuga kuvuga ni imirimo y'Imana Imana yakoze ku buzima bwacu. Rero abantu benshi bajya bibesha bazi ko kuramya ari za ndirimbo zigenda gahoro, ko kuramya ntabwo ari indirimbo ni bimwe mu bikoresho dufite bidufasha kugira ngo tugaragaze icyo turi gukora. Yego, numva kucyo birasobanutse. Sobanutse. Kuramya Imana si ukuririmba, ntabwo ari ukuririmba, ahubwo kuramya Imana uririmba ni uku-expressinga amarangamutima yo kugira bifite mu mutima no mu bikorwa byawe bya buri munsi. Ni ukuvuga ngo kuramya Imana biba bigomba guhera iwawe, hahandi mu cyumba handi tutabona, hahandi. Hanyuma ibihe ugirira hariya nibyo uzana hano ugasangiza abandi. No muri manda itaha bazagutora. Kubera ko umutoza wa korali mbajije kino kibazo naje nsubize cyangwa nkumva agize ibintu byo kujijinganya nsigamukuyeho, bitavuga nti wowe bagukureho, ariko wowe uremewe gusaba izindi manda ebyiri cyangwa uzakomeze mpaka. Yes, noneho mugiye kongera kuturirimbira rero, ngaruke mu kanya twongera kuganira dukomeze tugenda dutarama. Abantu b'Iyobokamana TV nimufashwe na Hellman Place Team, turi kumwe yo mu itorero The Love of Jesus Christ Church, nk'uko bari kugenda badutaramira cyane. Welcome again. Uhoraho ni wowe Mana, ni wowe byose bihaza amaso. Uhoraho ni wowe Mana, ni wowe byose bihaza amaso. Watubereye ibyiringiro, watubereye ibyiringiro. Uhoraho ni wowe Mana, ni wowe byose bihanze amaso. Uhoraho ni wowe Mana, ni wowe byose bihanze amaso.
ushigikiriza intambwe zacu, urazizigamye kandi ni wowe wenyine shingiro. ni wowe ushigikiriza intambwe zacu, haleluya, urazizigamye kandi ni wowe wenyine shingiro. ni wowe ushigikiriza intambwe zacu, uratuzigamye kandi ni wowe wenyine shingiro. ni wowe ushigikiriza intambwe zacu, urazizigamye kandi ni wowe wenyine shingiro. ni wowe ushigikiriza intambwe zacu, urazizigamye kandi ni wowe wenyine shingiro y'ubuzima. haleluya, haleluya, amen. Amen. ubundi hari igihe njya ahantu baririmba ngafashwa ngahita nigendera, mube muretse mudatuma nsoza ikiganiro. Yesu ashimwe, amen. reka mbasuriye mukobwa hariya hagati wambaye umutuku, kuba muri Heman Place Team, uretse ahantu muririmba, ni wowe turebana wowe, uretse kuririmba gusa muri wowe mw'i worship team, niki kindi bikumariye mu buzima busanzwe? Yego, uratwibwira kandi. Yesu ashimwe. Amen. Nitwa Fratedi, nkaba nanjye ndirimba muri Heman Praise Team, nkaba ndirimba ijwi rya soprano. Yes. Kuba muri Heman Praise Team usibye kuririmba gusa ntabwo bimariye akamaro ko kuririmba gusa, ahubwo bituma nsabana n'Imana, cyane cyane iyo naje muri practice, niyo naba mfite ibibazo nongera nkumva ko Imana itari kure yanjye. Rero nkumva si ukuririmba gusa ahubwo bimufitiye umumaro munini, urenze kuririmba nongera nkasubizwamo ibyiringiro, nkumva ko nari jyenyine. Yego. Cyane cyane niyo ndi kumwe n'abavandimwe, turi kumwe turakundana. Rero ntabwo twebwe hano ari ukuririmba gusa, bitumariye akamaro kanini, tumeze nk'ibyaha. Yego. Icyo kibazo ndakibaza n'uwo mwegeranye kandi yiyeranje ntasubize nk'ibwisubishe. Kuba muri iri tsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana, abikumariye iki mu buzima busanzwe, bigufasha iki? Murakoze.
njye numva nsabanye n'Imana. Icyo ni icya mbere, numva ndi connected n'Imana. Ikindi bituma iyo ndi kure y'abavandimwe nka Imana Prestimu, bituma numva ko atari jyenyine ahubwo ndi kumwe n'Imana yanjye. Ikindi bimfasha niyo ndi mu rugo kenshi, nibuka imbaraga z'Imana muri jyewe, bituma ndushaho gukora cyane kurushaho. Ibyo murakoze. Ndirimba ijwi rya kangahe wowe? Ndirimba ijwi rya kabiri. Ijwi rya kabiri. Kugira ngo murabyumva ko tugenda tuganira nyine n'abaririmbyi batandukanye. Nsubiza President microphone. Muyobozi, iri tsinda n'ibiki rimaze kugeraho, ni ibiki mwifuza, ni ibiki muri gutegura vuba aha ngaha, cyangwa ni ibiki mugira biri ingaruka gihe runaka? Reka twinjire mu bikorwa. Murakoze. Iri tsinda nk'uko nabibabwiye, izina rihindutse vuba, twiswe Hemani Prestimu vuba, ariko mbere nyine tukiri Hemani Choir hari byinshi twari tumaze kugeraho. Hari indirimbo twari tumaze kugeraho, ugiye no kuri YouTube wasanga indirimbo yitwa ya Haleluya, ikoze mu njyana ya suru. Haleluya by Hemani Choir ni indirimbo yacu. Hanyuma y'uko duhinduye izina twiswe Hemani Prestimu, hari byinshi nabwo tumaze kugeraho, hari n'ibyo turimo guteganya kugeraho. Hari indirimbo zikiri muri studio zitari zajya hanze, nazo duteganya kuzishyira hanze mu gihe cya vuba. Mushonje muhishiwe. Hari ibitaramo tumaze kugenda dukora bitandukanye. Hari ibitaramo tugenda dukora ngaruka kwezi, buri wa gatanu wa nyuma w'ukwezi hari igitaramo tugenda dukora. Niyo mirimo tumaze kugeraho, imwe mu mirimo tumaze kugeraho ya Hemani Prestimu. Yego. N'ubundi tubasuye kandi dufite posters yuko muri gutegura igitaramo gikomeye nyine kizaba kirimo abakozi b'Imana batandukanye. Iki gitaramo giteguye gute? Kizatangira sanga dirija aragira icyo akitubwiraho. Ni igiterane cyo kuramya Imana ndetse no guhimbaza Imana kirimo kirategurwa na Hemani Press. Ni igiterane kizaba kuri uyu wa gatanu muri kino cyumweru tugiye kujyamo itariki 26. Ni igiterane kizatangira saa 11 zuzuye, tuzaba dutangiye. Kandi twebwe hano dukora nk'abazungu, saa 11 ni saa 11, ntabwo ari bya bindi saa 11 ugasanga nibwo protokole ziri guhanagura intebe, ziri ku bari saa 11 bari gutangira, n'ubonga imiryango saa 10 zuzuye izaba ikinguye. Rero kandi ahantu dukorera, wenda nuko kamera iri kutureba, ahantu dukorera bagira ubuntu ukuntu hasa ubwonyene. Rero abantu baza bazindutse ngo bicare imbere, nutinda uzicara hanze. Kandi ntago turagura ku buryo hanze tuzashira screen kugira ngo muzabikurikiranire hanze. Rero birasaba kuzinduka. Abantu kuzinduka kaza kare. No kuza kare kugira ngo wakire ibyawe hakiri kare. Ni igiterane kirimo imbaraga. Yego. Z'abaririmbyi ndetse no kuramya Imana no guhimbaza Imana. Tuzaba turi kumwe n'umuririmbyi witwa Kofi. Umuririmbyi w'umuramyi mwiza cyane, n'umutarabyi mwiza cyane. Hanyuma ku bijyanye n'ivugabutumwa cyangwa se uzatugaburira yitwa Pastor Kado. Akaba ari umupasiteri mwiza ufite ijambo, wuzuye ijambo kandi wuzuye imbaraga z'Imana, ubarizwa mu itorero rya Fosquare. Ngira ngo abantu benshi baramuzi. Abo ni abantu turi kumwe tuzafashanya hamwe na Hemani Press, ntabwo twakwisigaza. None se hari ikintu numvise President yakomozaho, nubwo yari yakomeje kubigarukaho, ariko ubugiye nasobanukirwa haringira iri tsinda niryo ryitwaga Hemani Choir.
yaririmbye indirimbo yitwa haleluya. iyi ngiyi mubona hano niyo Hemani Kwaya yaririmbye indirimbo yitwa haleluya. Siko bukomeye wa bazi kera pe korali yari ikomeye cyane. N'ubu ntega nibaza gahano mukomorera ubu bukomere mufite gutya aho burya ari so iyo ndirimbo haleluya siporo mvuye hano mutayiririmbiye abantu reka ibyo kuba mwarahindutse mu biki rija iyi ndirimbo mugiye kuyiririmba ndagaruka umuyobozi w'itorero cyangwa uhagarariye itorero abwira intego y'iki gitaramo turi buze kuza kugana ku musozo, ariko iyi ndirimbo mugomba kuyiririmba byanze bikunze. indirimbo rero ni yacu, ni yanyu pe. nabo bazi impamvu basetse nuko abangabo nano turi new generation, ko Hemani Kwaya abenshi nibo yigeze kuvugaho umuyobozi, nibo bari hanze, nibo bagiye hanze, abenshi bagiriwe ubuntu papa n'abamama, abandi Imana ikingura inzira baragenda. Abo rero nibo bayizi cyane kuturusha, kandi iyo ndirimbo nibaza ko bayiririmbye ngewe nkiri hehe muri Sunday school, ariko nta kibazo barayibona uva ngo twakuze tuyumva, turaza kuyigerageza. Ntabwo dushobora kuririmba neza kuko welcome. Yesu yarangije intambara kuko yanesheje Satani. Yesu yarangije intambara kuko yanesheje Satani. Yesu yarangije intambara kuko yanesheje Satani. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
kuri wa munsi wa gatatu nibwo yazutse afite icyubahiro. Kuri wa munsi wa gatatu nibwo yazutse afite icyubahiro. None ubu imanye n'Imana Uwiteka, haleluya. None ubu imanye n'Imana Uwiteka, haleluya. None ubu imanye n'Imana Uwiteka, haleluya. umuvugabutumwa hano muri eglise ya Mbonyi. yego muri iyi minsi abashumba bakuru n'abahari ibi rero muze n'umusigarira. yego ndatangira mubaza ibi bitaramo ngaruka kwezi iri tsinda rikora cyangwa iyi eglise ikora mubona bifasha iki mu murimo w'Imana abakristo bahangaha kubera iki mwabishyizeho ngo buri kwezi tujye turarira guhimbaza Imana buri kwezi? Bakoze urebye muri rusange kugira ngo kuvaho ububereye hari urebye no mu matorero rusange mu Kristo habaye icyuho abantu kubera amakuru mabi bagiye bumva habaho gucika intege. Bamwe birabirwa ko imbaraga z'Imana zihari kandi zibasha guhindura ibintu. Rero habaye igitekerezo cyo kuvuga ngo ku mpera y'ukwezi habeho igiterane, habeho kuramya, kuko abantu bose bakunda kuramya, bose bakunda guhimbaza Imana. Iyo rero ufite abaramyi beza, groupe nziza nka Reba, abantu benshi bahungukiramo, barimo guhenguka nabo ubwabo. Twaza tuganira ibi bihe ubwabo bumvise n'ababanje kuvuga harimo guhenguka kuri buri ruhande. Turizera rero ko ibi biterane hari impinduka bizazana, haba mu buzima bw'itorero, haba mu buzima bw'ubukristo muri rusange. Nicyo gituma twanatekereje turabyamaza nk'inshuti, tuzi ko nawe ukunze gushyigikira ibitekerezo byiza bya Ubwami, kugira ngo twe kubigumana nk'itorero, ahubwo tubigeze kure hashoboka. Hanyuma uko tuzarushaho guterana, tuzarushaho kubona abantu b'imigata cyangwa se n'abandi bataramenya Imana, kuko hari ibihe biri imbere, hazabamo n'umwanya wo gushima yewe abantu barushaho kuvuga iki barimo bavuga, cyangwa se ibiterane n'iki kiba gukora mu buzima bwabo, kugira ngo abantu bongere bamenye ko imbaraga z'Imana ziracyahari kandi n'ubuntu bw'Imana buracyahari, kugira ngo abantu babo barusheho kuvuga neza. Nagerageje gusobanura amagambo make. biba bifite intego buri kwezi, biba bifite ari ibiterane ibitaramo bikunda kuba bifite ijambo ry'Imana bijyanye mu kwezi, bijyanye n'ibihe mwagira icyo mubitubwiraho. Kofi ndetse na kado barahabaye ku wa gatanu kuri 26 saa 11 ahangaha kuri The Love of Jesus Christ Church, hano buriya neza ku cyapa gahita umanuka aho ngaho, ntimuzakenerwe. Igitaramo cy'uku kwezi gifite intego igira iti nk'uko bagiye kuyitubwira. Urebye muri rusange ibi biterane cyangwa ibitaramo bizaba bifite intego yo gushima Imana, guhimbaza Imana no kuyishima. Yego. Ariko buri kwezi hari ijambo rizaba rijyanye n'icyo giterane mwiza. Icy'uku nguku ni ijambo riri mu Bakorinto ba mbere ibice 10 umurongo wa 31. Haranditse ngo namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose, mujye mukorera byose mu mazina. Mu by'ukuri iri ni ijambo risobanuye byinshi mu itorero cyangwa se ku Rwanda, mu
Rwanda kare nahoze nongera gusomera ijambo usanga mu Rwanda nta muntu n'umwe udafite icyo Imana yakoze mu buzima. Urebye wasanga hari abahoze bahungira Kongo, hari abahoze bahungira Uganda, hari n'abahoze bava mu mazu yo kujya ahandi. Mu yandi magambo buri munyarwanda wese uyu munsi turabasha kuryama mu mazu yacu amahoro, turabasha hari abo Imana yagaburiye, hari abo Imana yambitse, ariko turifuza ko muri iki giterane habamo ijambo ryongera kwibutsa abantu ngo hari icyo yakoze mu buzima bwacu. Yego, rero turizera ko hamwe n'Imana muri iki giterane hazabamo ububyutse budasanzwe. Yego, murakoze cyane. Abantu mugenda mutumira batandukanye mu batekereza gute cyangwa mu bamenya mu gihe kingana iki ku buryo umuntu ashobora kugutungura kukoza ngo nyuma ya 26 tuzaba turindiriye ukwezi kwa kabiri, abatumirwa baho bamenyekanye cyangwa mubamenya muri uko kwezi? Kugeza ubu ibyo mu kwa kabiri bimaze gutegurwa neza, ariko turifuza ko bibasirikuri ubwiru kugira ngo abantu barusheho kugira amatsiko. Kandi turizera hamwe n'Imana izagenda irushaho kwagura iyerekwa, ibyo dutegura birushaho kuba byiza. Kwezi gushize byari byagenze neza. Dufite na channel YouTube y'urusengero yitwa iki? Yitwa The Love of Jesus Christ. Okay, The Love of Jesus Christ. Okay. YouTube channel. Igiterane cy'ubushize cyari live. Okay. N'ejo bundi kizaba kiri live. Okay. Rero aya makuru nasohoka abazadukurikira bumvise channel bazakurikiranaho kuko dufite abantu hanze. Tuzanabisharinga kuyoboka Imana, tuzabamya tubibwira abantu. Yego. Kubera ko izaba ari umunsi wa gatanu sikurashobora kubona umwanya. Navuga mu buryo buri physical. Ariko hari abashobora kwifuza kubana natwe mu byo barimo. Dufite amahirwe, dufite internet nziza mu gihugu, bashobora kuzakurikirana icyo giterane bareba channel yacu. Yego. Kugira se ngo sibyo nagushakaga, urakoze cyane. Urakoze cyane. Mvira mu nzira nsezerera abaririmbyi banjye rero. Ndirisha garuka. Ariko ko mutamuhaye amashyi kandi avuze neza. Okay. Dirisha, hari ikibazo nshaka kubaza, niba ari wowe nkibaza cyangwa ndakibaza mwese musubize, ariko cyane cyane Tracy toi. Herman Place. Herman, yes. Herman Place team iramutse igiriwe ubuntu cyangwa ishatse gukora korabo, yego, y'indirimbo n'abandi bantu batandukanye, turajya mu bahanzi baririmba bonyine, turajya muri couple, turajya no mu ministeri. Ndaje mbaho urugero, mwakorana n'abandi mu bahanzi harimo Israel Mbonyi, hakaza Alexis Dusabe, hakaza na Bosco Nshuti. Muri abo baririmbyi mushatse gukora korabo, ninde waza ku murongo wa mbere? Wakoze umushyira imbere nawe uri imbere. Ubu ngubu wahaye umubare rimwe, nibaza ko ari umukozi mwiza, n'abandi bose n'abakozi beza, kandi bafite ikaramu ikomeye, bafite ijambo rikomeye cyangwa se ubutumwa mu ndirimbo baririmba. Ariko ku bwanjye, ubwo abandi buri wese bafite ukuntu ahagaze. Ku bwanjye ku giti cyanjye, ubundi sinahita mugendera ni Mbonyi. Israel Mbonyi. Na presidente niwe? Mwese niwe? Mbonyi turebe. Alexis Dusabe. Bosco Nshuti. Okay. Mu makuple harimo Papi Creva and Dorcas, harimo Beni na Chance, hakaza na James and Daniela. Mperereza uriya
ubwo ku ruhande hariya ku ntebe ya urwo Yesu nguwo harimo Papi Creva na Dorcas, harimo Ben na Chance na James na Daniela. Ninde wakwifuza ko mwakorana korabo y'indirimbo bwa mbere? Haguruka uratwibwira kandi. Murakoze, nitwa Angela Kugirango, nanjye ndi umuririmbyi wa Human Praise Team, hanyuma ngiye ku giti cyanjye kuri kuko twakorana nayo ni Ben na Chance. Ben na Chance. Ahita umperereza mikrofone umuntu uyiguhaye nawe ahagaze nawe twumva arindi. Murakoze, nitwa Daniela, ngiye ku giti cyanjye ko nzumva Ben na Chance. Ben na Chance. Iyo mikrofone umuherezo wo ku ruhande hariya mubazenze no mu basore. Urahaguruka nawe. Oya ntacyo. Oya bavuge nta kibazo. Yego. Navuga Patrick na Tracy. Patrick na Tracy. Nabo biyongereye mu mahitamo. Reka mbazo no mu uriya mucuranzi wa piano ya mbere. Uriya Patrick na Tracy, Ben na Chance, Papi Creva na Dorcas na James and Daniela. Preference yawe mu mwakorana korabo muri izo couple uwa mbere n'uwuhe? Bamwegereze microphone. Reka twumve. Reka bakwibutse Ben na Chance, James and Daniela, Papi Creva na Dorcas na Tracy na Patrick. Murakoze, nitwa Gafred, umucuranzi wa piano. Iyo mahitamo yanjye nahitamo Rene, Patrick na Tracy. Abahitamo James na Daniela, ibiganza hejuru. Abahitamo Papi Creva na Dorcas. Abahitamo Rene, Patrick na Tracy. Nawe aravuga ati nsinguma njyenyine. We wari guhitamo wowe mu mbere mikrofone umukobwa ukwegereye. Wari guhitamo wowe uzamuye Tracy na Patrick ugererewe nyumanyu. Ni Ben na Chance. Okay, korabo ya mbere ubwo muzayikorana na Patrick na Tracy, iya kabiri Ben na Chance, gatatu James na Daniela, kane Papi Creva na Dorcas. Mu matsinda turimo tugana ku musozo. Mu matsinda harimo Gisubizo Ministries, akaba True Promises, akaba Ararume Ministries, akaba Una Healing Worship Team. Ni irihe tsinda? Reka mbere kuno mu mama uyu nguyu uraha, ni irihe tsinda muri Ararume, Healing, True Promises na Gisubizo Ministries? Ni irihe wakwifuza mwaririmba na mbere? Murakoze cyane. Amazina nitwa Jeannette Umukiza, ababyeyi ni mama Cynthia. Ngiye tsinda nakorana naryo ni True Promises. Harimo True Promises. Dirija ni irihe tsinda de preference wa mwakorana korabo ya mbere mubaye mugiye mu matsinda? Ararume Ministries. Ararume Ministries. Reka mbaze uriya mukobwa hano hagati wambaye umukara, uyu turebana. Yes. Ni irihe? Murakoze, hangiwe timu numva twakorana ni True Promises. Murakoze. Reka mbaze Drummer, arya niko bamwitara umucuranzi w'ingoma. Drummer wahitamo abahe bahungu n'abakobwa n'abamama? Yahibazwe. Wahaguruka niba yego.
Okay. Reka mbaze uno mukobwa utwegereye hano akira. Murakoze. Amazina ni Uwizenguka Sandra. Nanjye ku ruhare rwanjye timu nahitamo ni True Promises. Reka mbaze uyu nguyu wegereye hano uhagaze ku rwera wicaye inyuma. Murakoze. Nitwa Brenda. Nanjye timu nahitamo ni True Promises. Okay. Ngira ngo turimo tugenda dusingira umusozo. Noneho twagiye Ararume Ministries bande. Aha hano banza bisaba kubara 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Hirigoshi Buchim Gisubizo Ministries True Promises. True Promises 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Komunga oya je komungana Ararume na True Promises ibara. Wowe ni ihe? Ararume hariya arahari awundi mu bafana bandi. True Promises. Reka nishakira abandi bafana. Ijwi ry'umuyobozi barimo amajwi abiri. Harya wowe. Ubwo rero ni True Promises ra. True Promises rero. Dore rero ukuntu mbipanze. Impamvu nababashije gutya. Ukwezi umwaka ufite amezi 12, sibyo? Bano bantu nibo mugiye kujya mukoramo abantu mutumira buri kwezi. Yego. Kandi noneho nifuza yuko mu kwezi kwa kabiri mwazahera mu matsinda. Ubwo none mugiye gukorana n'umuhanzi uri singo. Uku kwezi si mukorana na kuno uri 26 murakorana na Komfi. Ubwo rero muzakorana hagati ya Ararume na True Promises. Ariko nukusaba ntabwo ari itegeko. Ubundi mugende mugakurikizaho mujye kwa Mbonyi mujye uko mwagiye muhitamo nibashira mugaruke kuba mwagize aba kabiri gutyo mubanze muzenguruka urutonde ubundi ibintu byose bigende neza. Simbakoreye choice nziza. Wow. Ngira rero ngo muko mubyumvishe twari kumwe n'iri tsinda turamya tunahimbaza Imana. Tuzaganira ibintu byinshi bitandukanye, tuzagaruka tubasure dutaramane mu buryo butandukanye. Reka rero tuvuge ngo Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo abera b'Imana bakora, ibahereza umugisha cyane kandi nimutagwisari muzasarura umurimo mukora. Amen. Tugana ku musozo murongera muturirimbira kandi sindirimbo yose. Ugiye gushaka kandi umudutse kanzagaruka. Muzagaruka 26. Kwibuka Imana tuzaba duhari n'ubundi. Kanzagaruka 26 mugiye kugashaka. None turangiza. Dufite umushyitsi w'umuvugabutumwa hano aradusengera, sibyo? Aradusengera ndamubabwira kanzagaruka kuri 26. Erega mani migambi yawe mwana w'umuntu ibihe byose ihora ari byiza. Erega mani migambi yawe mwana w'umuntu ibihe byose ihora ari byiza. Erega mani migambi yawe mwana w'umuntu ibihe byose ihora ari byiza. Oh erega mani migambi yawe mwana w'umuntu ibihe byose ihora ari byiza. Erega mani migambi yawe mwana w'umuntu ibihe byose
tumubebeshe mizigo yetu, atatushindia mabaya. Tumubebeshe mizigo yetu, atatushindia mabaya. Tumubebeshe mizigo yetu, atatushindia mabaya. 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 Atatushindia mabaya. Wewe ni Mungu usiyeshindwa, matendo yako ni ajabu. 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 Mungu anaweza yote. Anaweza yote. Mungu anaweza yote. Anaweza yote. Mungu anaweza yote. Anaweza yote. Mungu ye anaweza yote. Bwana asifiwe sana. Ishimye nitwa Evangelist Jivency, nanjye nabaye umuririmbyi, naririmbanye na Bawimana Aime, Gibadi Banga, Gabi Kamanzi, ba Apollinaire Mwiza bibiri kabiri. Nikere Yesu nashimwe cyane. Amen. Ubu rero ndi mu mwanya mwiza, nzi neza icyo nabasengera. Bwana asifiwe sana. Impamvu uvuze ati nzi neza icyo nabasengera nuko nzi neza ikirwanya abaririmbyi. Bwana asifiwe sana. Mukeneye kuba abaririmbyi bakomeye ku isi cyane. Murabikeneye cyane. Muririmbe mu mwuka no mu kuri. Nibyo gabo. Hari Imana ishimwe cyane. Amen. Sindabasengera muhagaze, ndagira ngo dupfukame. Bwana asifiwe sana. Data mwiza, Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, Mana yacu byiringiro byacu mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo wapfuye akazuzuka. Twongeye guca bugufi data Mana muri aka kanya, Mana tukuzamura icyubahiro ku bw'aba bana b'abaririmbyi data wa Papa. Mbashize mu biganza byawe Mana. Iki ni igihe gikomeye ndakwingize Mana. Ubane nabo Mwami Yesu Kristo wapaniye ibitambo byawe byera, ndakwingize Mana. Ntiwemere ko hari intama nimwe muri bo data wa Papa izatakara mu izina rya Yesu Kristo, kugeza igihe bose bazagera mu bwami bwo mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo Papa. Ubarinde ibigezweho muri iki gihe Mana. Ubarinde imbaraga z'umwijima izaro zose. Ubarinde Yuda uwari we wese waba abarimo mu izina rya Yesu Kristo atsindwe mu izina rya Yesu Kristo.
imigambi y'umwanya satani yaza ishaka gusenya aba baririmbyi none hamwe Yesu Kristo turayihagaritse mu izina rya Yesu Kristo, mu mbaraga z'umwuka wera, mu mbaraga za Yesu Kristo turazihagaritse mu Imana. Ndabakumurikiye data wa papa, ntihazagire n'umwe data wa, ntihazagire n'umwe utakara mu nzira mu izina rya Yesu Kristo. Mana nkuretse igiterane bagiye gukora mu Imana, kizabe igiterane cyo guhesha icyubahiro data wa papa, kizabe igiterane data wa cyo kubohora imitima y'abenshi mu Imana mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Mana bakugisha.